Ndagusuhuje nguhaye ikaze kuri channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira, tugiye kwibaza cyangwa se tugiye gusobanukirwa impamvu hari abantu bashobora guseka mu bintu bibabaje. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri iyo hari ibibazo cyangwa se iyo abantu bageze mu gihe cy'ibibazo, hari ababyakira barakaye cyangwa se bakagaragaza kamere yo kurakara ku buryo mu maso babona ukabona barijimye, ariko hari nk'umuntu hari nk'abantu nyine bahura n'ibibazo cyangwa se batungurwa n'ibintu, yenda bahuye n'ikibazo, ibibazo bigiye bitandukanye, bya bibazo biremereye, aho kugira ngo ubone barababaye ahubwo ukabona bari kumwenyura, bari guseka, cyangwa se ukabona mbese bo babifashe nk'ibintu bisanzwe. Biterwa n'iki? Iki kintu biterwa n'iki? Cyangwa se wibaza ari iyihe mpamvu itera aba bantu kumera gutya? Menya impamvu hari abantu baseka mu bihe bibabaje. Ndatekereza ko rero ushobora kuba nawe ufite amatsiko. Bavuga yuko ngo abantu bakunda guseka mu bibabaje baba ari abahanga, ko abantu baseka mu gihe mu bihe bibabaje ngo bari abahanga cyane mu kugenzura amarangamutima yabo. Abantu baseka mu gihe cy'umubabaro. Igihe cy'umubabaro ni cya gihe yenda wagize wenda akambaho urugero, ushobora kuba watakaje umubyeyi, ubwo ni nko kubura umubyeyi. Ushobora kuba hari amafaranga yenda wibwe cyangwa se wahombye, ushobora kuba hari ikintu kiremereye cyakubayeho, aho kugira ngo urakare cyangwa se ugaragaze kamere yijimye, ahubwo ukisekera. Iki gihe rero ngo abantu bameze gutya iyo bageze mu gihe kibabaje bagaseka, ngo baba ari abahanga cyane mu kugenzura amarangamutima yabo. Iyo rero ngo ufite ibimenyetso nyine byo guseka mu bihe bibabaje, cyangwa se iyo umeze gutyo nyine wifitemo iyo kamere, ibibazo bikaza, aho kugira ngo urakare cyangwa se ugaragaza agahinda ku maso cyangwa se wijime cyangwa se wigunga ugaseka, ngo uba ufite ibimenyetso, uba ufite ubushobozi buhambaye bwo kugenzura amarangamutima yawe, uba ufite ubushobozi buhambaye bwo kugenzura amarangamutima yawe. Ntabwo rero ngo biterwe wenda n'ikindi kibazo, yenda hari abantu ushobora kubona mu gihe cy'ibibabazo ubona bari kwisekera, ukabona ni ibintu bafashe nk'ibintu bisanzwe. Ntabwo biba biterwa wenda ngo n'ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se n'izindi mpamvu zidasanzwe, ahubwo baba bafite ubushobozi budahambaye bwo kugenzura amarangamutima yabo. Mu by'ukuri ubundi muri rusange batubwira yuko ubwonko bwacu iyo hagize ikintu kibutungura, hari uburyo buhita buriyakitingamo cyangwa se hari uburyo buhita bugaragaza, buhita butwibutsa yuko hari ikintu kibaye. Cyane cyane rero iyo duhuye n'ibibazo bidutunguye. Iyo duhuye n'ibintu bidutunguye rero ubwonko bwacu bukoresha mu kwakira ibintu bitubayeho tutari twiteze. Kuvuga ngo hari uburyo buhita bukoresha kwakira ibintu bitubayeho tutari twiteze. Cyane cyane rero iyo hagize nk'ikintu kigutungura kibi, iyo hagize nk'ikintu cyiza ari kibi kikagutungura, ubwonko bwacu buhita bureyagitinga mu bundi buryo budasanzwe, ku buryo umubiri uhita ugaragaza yenda gucika intege, agahinda, ukagaragaza ubundi buryo nyine umuntu akagaragaza yenda kutishima. Ubwo rero niba umubiri, ariko ndabaha nk'urugero, wicaye aho ngaho uri tuvuge yenda uvuka mu karere ka Nyanza. Mu karere ka Nyanza wasizeyo ababyeyi bawe, ujya mu mujyi wa Kigali gushakayo akazi cyangwa se niho ukorera. Amezi 6 ashize utajya iwanyu mu ntara cyangwa se utajya mu karere ka Nyanza gusura ababyeyi. Mu gitondo mu gihe uri mu modoka cyangwa se mu gihe saa yine wicaye mu kazi muri ofisi, telefone ihise ihamagara ngo amakuru yawe, mumeze mute bwakeye, bwakeye, guhita akubwira ati mukecuru wawe amaze kwitaba Imana. Aho kugira ngo uhite utungurwa, uhite ucika n'intege, ahubwo ukubita agasimayiro cyangwa se ukubite ugaragaze usimayiringe cyangwa se usekaho gakeya, cyangwa se bagenzi bawe mukorana ku kazi uhita ubabwira uti mumenyeje ibyabaye, ati mukecuru wanjye amaze kwitaba Imana. Ubyakire nyine nk'ibisanzwe, ugaragaze yuko mu maso utijimye. Icyo gihe rero bavuga yuko uba ufite ubushobozi bwimbitse bwo kwakira amarangamutima yawe. Ni ukuvuga ngo
nta kintu na kimwe gishobora kuba cyaguhungabanya. Uba ufite ubushobozi uba waritoje kugerageza kwakira ibintu byose byakubaho. Abantu bameze gutya rero cyangwa se bateye gutya, nubwo yagwa muri situwasiyo imeze ite, nubwo wamutuka, hari ukuntu umuntu yenda muba mwashamiranye ukaba ushaka kumubwira amagambo amukomeretsa, cyangwa se yenda akagira ibindi bintu bimubongamira cyangwa se bimubabaza. Uyu muntu nta kintu na kimwe cyamukoraho, kuko aba agaragaza aba ashobora kuba yakemura ibibazo byose bikomeye kandi akabyakira nk'ibisanzwe. Uwo ni umwitozo udasanzwe aba yaratraininze cyangwa se yaratoje ubwonko bwe kwakira ibintu byose bije bidasanzwe, byaba ibibi nibyo bikunda kudukomeretsa cyangwa se bikunda kutushobora, ariko bitewe n'ukuntu ubwonko bwe cyo bita emotion intelligence, aba afite ubuhanga mu marangamutima, aba afite ubushobozi bwo kuba yagenzura amarangamutima ye. Ni ukuvuga ko uyu muntu ashobora kuba yakemura ibibazo byose uko byaba bimeze kose. Ibibazo byose byaza bimutunguye, aba afite ubushobozi bwo kuba yabikemura, kuko ubwonko bwe aba yarabutraininze kwakira ibyaza byose. Hari umuntu uzabwira amagambo umutuke ahite arakara ako kanya, ahita aguhaguruka. Hari umuntu uzabwira amagambo mutuke, amagambo ashobora kumukomeretsa, kumutuka, kumukomeretsa bakabiteramo nk'urwenya, akamubona ko ari nk'ibintu bisanzwe. Aba afite ubwirinzi bukomeye ku buryo kumubabaza biba bigoye. Kuvuga ngo twavuga ko ari nk'imbaraga zidasanzwe mu mitekerereze n'amarangamutima. Aba afite imbaraga zidasanzwe mu mitekerereze no mu marangamutima ye. Aba bantu rero ni muzababona, muzabitondere cyangwa se muzababonemo ubundi bushobozi budasanzwe. Umuntu mubwiye amagambo mabi aho kugira ngo agutuke cyangwa se bimurakaze, ahubwo arisekeye. Nkuko bavuga ngo akabi gasekwa nk'akeza. Wowe kugira ngo arakare, we ari kwisekera, ari kubibonamo nk'ibintu bisanzwe. Nta hantu uyu muntu wamushoborera. Uyu muntu ntiwamushobora wihaye kuvuga ngo uzagerageza kumubabaza, kumubwira ibintu bimukomeretsa. Ntibishoboka. Iyo ni impamvu ituma bamwe mu bantu hari abaseka mu bihe bibabaje. Baba bafite imbaraga zidasanzwe mu mitekerereze no mu marangamutima. Aba bantu baba batewe nk'abo bita abafilozofe. Abafilozofe ni abantu baba bafite urwego ruri hejuru rw'imitekerereze idasanzwe. Cya gihe umubwira ikintu, icyo kintu agahita cyumva, agahita atekereza n'impamvu kimubwiye, cyangwa se agahita atekereza n'impamvu ushobora kuvuga ibyo bintu, agahita kubona ko ibyo uri kumubwira atashobora kukurenganya nawe atari wowe. Niko uwo muntu aba ameze. Hari umuntu ubwira ikintu, wamara kukimubwira agahita agutekerezaho cyangwa se agahita abona uburyo urwego yagushiramo, agahita avuga ati rero wowe umbwiye aya magambo nta mwanya mfite no kuba nagutuka cyangwa se nakubwira ibindi, ahubwo nawe nta wakurenganya. Impamvu itumye ukora ibi ni ukubera yuko ari iyi mpamvu iyi n'iyi. Baba ari nk'abafilozofe, baba ari abantu bafite kapasite intellectuelle iri hejuru, baba ari abantu bafite imitekerereze yagutse. Usanga abantu aho kugira ngo umubwire ijambo rimukomeretsa ari kwisekera. Umuntu wamutelefone uti mushiki wawe imodoka iramugonza, akahita agenda akabwira abantu bari kumwe ngo ariko muzi ibintu bibaye, ngo mushiki wanjye ngo imodoka iramugonze, ngo aritabye Imana. Abandi muri kumwe hari n'abahita barira bitewe yenda n'ukuntu uwo muntu bamuzi cyangwa se babanye, bikabababaza. Ariko wowe ukabibona nk'ibisanzwe uti nta kintu na kimwe kiba ku isi Imana idafite impamvu. Nta kindi nabikoraho, ibyabaye byabaye, nta gisigaye nko kubyakira. Amarangamutima rwose yo gukomera, ukagaragaza ko ukomeye. Kakano rero shaka kukabaganizaho mwe mu dukurikira kuri iyi channel yacu, kugira ngo tugerageze tugende tureba ibyo twagenda turakora kugira ngo tugende turabana neza hano hanze muri iyi societe. Menya impamvu hari abantu baseka mu gihe bibabaje. Urumva se iki kiganiro atari cyiza?
ni ikiganiro cyiza. Impamvu umuntu ushobora kumubona ari guseka mu bintu bibabaje ni iyi, urayimenya. Abafite urwego rw'imitekerereze, imbaraga mu mitekerereze n'amarangamutima. Reka ntangiriza aha ngaha rero, natwe tugerageza twitoze. Umuntu nakubwira akajambo gato agutuka, ntugahubuka ngo mukubite niba ibuye umumena umutwe. Hari umuntu ushobora gutuka ngo genda wagicucu, n'urugero ntanze. Hamubwira uti wagicucu we uri kuvuga ibiki? Wamubwira iryo jambo gusa agahita akumena umutwe, agahita akukubita ibuye mu mutwe akawumena. Ijambo rito. Umuntu ukamubwira uti uzi ko burya njyewe mbona nta bwenge ufite, akakubwira wamubwira iryo jambo gusa agahita agukubita ikintu, agahita kurya cyangwa gukubita umutwe agahita awumena. Kandi ni ijambo rito. Ijambo akubwiye rikakunanira kuryihanganira kugeza igihe umukomeretse ukabasha no gutuma kumwica ku kantu gato. Imitekerereze iba yabyita ngo iki, ntabwo ufite imbaraga mu marangamutima cyangwa se gufata imyanzuro. Reka ndekera aha ngaha rero, akanatekereza ko kumvikanye.